Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nk'uko duhora tubibabwira, twabateguriye uyu munsi ibintu byiza cyane bishobora gufasha umuntu ufite nk'ikibazo cy'umwijima cyangwa se wifuza kutanahura nacyo, ibintu yajya akoresha by'ingenzi mu buzima. Hano nabateguriye imbuto nziza ushobora gukoresha mu gihe waba ufite ikibazo cy'umwijima se cyangwa se ushaka kukirinda. Nabateguriye imbuto zigera nko kuri 5 nako 6 arizo zirimo imbuto zijyanye n'ibigendanye n'imizabibu, ibyo bakunda kwita berries, hakabamo n'imbuto zo mu bwoko bw'indimu, hakabamo itunda bita pome, hakabamo avoka, hakabamo icyo bita watermelon, hakabamo n'icyo bita grape. Ni ukuvuga rero izi mbuto zose ziba zigiye zifite akamaro. Bakunzi bacu b'Isaro Life TV, nk'abantu mu mavideo yanjye abanza nabanje kujya, hari nk'aho nkora amavideo mbereka uru rubuto rufite vitamini iyi n'iyi, rufite imyunyungugu iyi n'iyi, ariko ni ukuvuga ngo wa mwunyungugu cyangwa se iyo vitamine iba ifite icyo isobanuye ku buzima, bijyanye n'uburyo ifite akamaro mu buzima, n'icyo imaze mu buvuzi, mu gutuma umuntu amera neza, byose biba bigiye bifite ubusobanuro. Ibintu bijyanye n'amaberries rero harimo, wenda tuvuga urugero nk'icyo bita inkeri. Inkeri hari izo bita blueberry, strawberry, blackberry, ziba zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero ziba zifite nk'amavitamine ya A, hakaza vitamine C, hakaza vitamine E, hakaza vitamine K, ndetse n'ibyo bita antioxidant, hakazamo n'ibindi bintu bita calcium nk'imyunyungugu, hakazamo fibre, folate, iron, za magnesium, phosphore, potassium, quercétine na za selenium. Ibintu byose rero biba bifite akamaro mu koza umwijima. Umwijima tuvuga urugero nk'umwijima uba ufite nk'ibintu by'ibinure, ugasanga birawusukuye nyine, bikuyemo iyo myanda mu mwijima, ugasanga umwijima urongera usubiranye ubutaraga bwawo, ubuzima bugakomeza kugenda neza. Noneho ku bintu bijyanye rero nko mu bwoko bw'amasitro, haba harimo icyo dukunze kwita wenda indimu, ama orange, ibyo bita za pamplemousse, n'ibindi bijyanye muri urwo rwego rw'amasitro. Ni ukuvuga ngo izo fruit zo muri ubwo bwoko nazo ziba zifite vitamine C, zifite vitamine A, zifite vitamine B6, za calcium, ibyo bita choline, copper, fibre, folate, iron, magnesium, niacine, pantothenique acide, potassium, selenium, thiamine, zeaxanthine n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu nabyo biba bijyanye n'ibintu bijya kumera nk'amasitro, niyo myunyungugu n'amavitamine biba bikizeho, ibyo nabyo bigufasha koza umwijima. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha kimwe muri ibi ukaba uzi yuko uri gutuma umwijima wawe umera neza.
noneho hakaza urubuto rwa pome. Urubuto rwa pome narwo rurasukura, rukura imyanda mu mwijima by'umwihariko. Uyu munsi twavuze ku kintu kijyanye n'umwijima, niyo mpamvu nabategura ibintu bishobora gutuma umwijima wawe ukora neza. Urubuto rwa pome rero narwo rukuramo uburozi mu mubiri kandi rukagira icyo bita beta carotene, calcium, fibre, folate, vitamine B9, iron, luteine, n'icyo bita zeaxanthine, magnesium, niacine, aricyo bita B3, manganese, pantothenic acide, ariyo bita vitamine 5 yo mu bwoko bwa B5, hakaza icyo bita phosphore, hakaza potassium, hakaza riboflavine ariyo vitamine B2, hakaza sodium, hakaza thiamine, vitamine B1, hakaza vitamine A, vitamine B6, vitamine C, vitamine E na vitamine K. Iri tunda rya pome rero ryo rigabanya n'ibyago byo kugira ikibazo cya stroke. Rimwe na rimwe bikunda gufata mu bwonko ugasanga ibibazo biravutse umubiri wose. Rikuramo ibinure bibi, rikora ku kibazo wenda bishobora kurinda cyangwa gukingira kanseri y'ibere. Abarwayi ba diyabete bashobora kurikoresha, ugasanga rero ni urubuto rufite akamaro ku bice bitandukanye by'umubiri w'umuntu. Hakaza rero icyo bita avoka. Avoka nayo igira beta carotene, beta sitosterone, fibre, folate, luteine na zeaxanthine, magnesium, niacine, riboflavine, ariyo bita vitamine B2, hakazamo omega 3, pantothenic acide, potassium, hakazamo n'andi mavitamine bita B6, hakazamo vitamine C, hakazamo E, hakazamo K, kandi ifasha no ku mutima, ibijyanye n'amaso, kurwanya wenda amaserire ya kanseri, ku ndwara zidakira, abagore batwite. Mbega usanga avoka nayo imeze neza muri ubwo buryo ku mubiri w'umuntu. Kera twabaga tuzi ko kurya avoka nyinshi ahubwo bitera umwijima, ariko harimo ibituma ahubwo umwijima ushobora kumera neza utabiriye. Kuzirya ku rugero, nawe ntuzirye birenze urugero, kuko ikintu cyose iyo urengeje urugero kigira ingaruka. Hakaza rero ibyo bita grape nazo by'imizabibu, habamo vitamine A, hakazamo vitamine C, hakazamo vitamine E. Ku bijyanye n'imizabibu rero nabyo bivana ibinure mu mwijima. Haba harimo n'icyo bita vitamine A, C na E, bikora nabyo kuri stroke ndetse no ku bijyanye n'uburwayi bw'umutima na za diyabete. Hakabamo imyunyungugu bita magnesium, manganese, niacine, pantothenic acide, phosphore, potassium, riboflavine, thiamine, zinc, calcium, choline, copper, fibre. Hakazamo icyo bita folate na lycopene. Murumva ko rero bakunzi banjye b'Isaro Life TV, izi mbuto zose ziba zizijya guhuza ibintu bijyanye n'imyunyungugu ndetse n'amavitamine biba bijya gusa. Ariko iyo ufashe urubuto rumwe muri uru nguru ukaba warukoresha, ni ukuvuga ngo bituma umwijima wawe ugubwa neza. Hakaza rero icyo bita watermelon. Watermelon nayo ibamo calcium, choline, copper,
fibre, folate, iron, riboflavine, lycopene, niacine, sodium, thiamine, zinc, hakazamo icyo bita vitamine A, B6, hakazamo na C, nicyo bita bitayine. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu byose nk'uko nabivuze hano, urumva ko hari ahantu bigenda bihurira mu myunyungugu. Iyo ubashije rero gukoresha wenda rumwe mu rubuto muri izi ngizi, bituma ubuzima bwawe bukomeza bukagenda neza. Warufata ukarukoresha mu buryo busanzwe, warukoramo ji, ni ukuvuga ngo ibyo byose bifasha umwijima gukora neza. Bakunzi banjye rero b'Isaro Life TV, mwumva ibintu mubikunze mwabisangiza n'abandi, mugakora share, mugakora like, mugashyiraho comment uko mubyumva, hanyuma ubuzima bwacu bugakomeza kugenda neza, tukifatira amagara mazima neza ku babishoboye. Murakoze, naho ubutaha, ndabakunda.